Ikintu cya mbere mu buzima kibabaza cyane ni ukugutandukanya n'uwo ukunda, uwo ukunda akakujya kure. Ibyo bintu birababaza cyane, dore yuko iyo umaze kumenya ko hari umuntu wabigizemo uruhare, uwo muntu aba umwanzi wawe by'iteka, bitewe n'uko urukundo ari ikintu cya mbere gituma abantu babaho bishimye. Kandi ahantu hari urukundo mu bantu babiri, amahoro n'umutekano nicyo kiharanga, n'ubwuzu n'ibyishimo. Ariko ahantu hatari urukundo, ikintu cya mbere wasanga ni intambara. Iyo rero umuntu aje mu buzima bwawe akagutandukanya n'urukundo rwawe, ibintu biba bibi cyane, kubera yuko aba yishe umuntu wa mbere uri muri wowe, ahubwo akazura undi wa kabiri. Hari igihe hazuka umuntu ufite umushiya cyangwa ubugome burenze bwa wa wundi, bitewe n'uko uwo muntu nyamuntu yamaze kumuvamo. Ngo wahe ikaze muri iki kiganiro. Iki kiganiro kigiye kugaruka kuri filimi y'uruhererekane yitwa Break Love cyangwa Break Love. Nubijyana mu magambo uravuga ko ari umutima ushenjaguritse cyangwa umutima ukomeretse. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe duhura n'ibintu byinshi cyane bidukomeretsa umutima, ariko mbere y'uko dutangira, reba neza nimba wakoze subscribe nusa ngo utayikoze uyikore kugira ngo dukomeze tubane kuri iyi channel. Njye ntigasege byebuze ko ngomane nk'ibisanzwe. Nababwiye yuko nzaza ngenda mbazanira ibintu bitandukanye cyane bivuga mu mafilimi ndetse tubihuze n'ubuzima busanzwe. Wowe utwumvira cyangwa udukurikirana uri Burasirazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru n'Uburengerazuba, mu mujyi wa Kigali no hanze y'umujyi wa Kigali, tubahaye ikaze by'umwihariko mwebwe mwahisemo kubana natwe. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe kandi ibyishimo Imana ibane namwe. Nari ntangiye mbabwira ikintu cya mbere kibabaza mu buzima ni ukubura ukunda uruhande rwawe. Noneho iyo umenye ko ari umuntu wabigizemo uruhare kugira ngo umubure, uwo muntu aba umwanzi wawe by'iteka, wicara umwiga. Ikintu cyose wabona cyamuhemukira nawe uba wumva wagikora. Ese ku bantu basezeranye kubana batandukanywa n'ibintu cyangwa bagatandukanywa n'abantu, ibyo biba bishatse kuvuga iki? Sinzi ukuntu uri kubyumva, niyo mpamvu twicaye aha ngaha. Umugabo umwe yagiye ku rugamba, niko Bibiliya itubwira ko yagiye ku rugamba, arangije yavuga ati ikintu kizasohoka mu nzu bwa mbere nzagitamba. Bukeye yajya ku rugamba ararwana, uwo mugabo bamwita Yefuta. Amaze gutahuka atahukanye intsinzi, umwana we w'ikinege yari afite abasohotse mu mbuga, aza amuririmbira afite ishako n'ibindi byose. Arangije ari gushima Imana, uwo mukobwa Yefuta yikubise hasi aravuga ati Mana yanjye ndabigenza bite? Ako umuhigo naguhigiye ngomba kuwiga kandi ukabona ugire. Uyu niwe muntu wa kabiri Imana yagerageje gutamba umwana wiwe. Uwa mbere ni Aburahamu, ntabwo byigeze bikunda. Uwa kabiri yabaye Yefuta, ariko we umukobwa yamusabye kujya gusengera ubukumi bwiwe kumara iminsi aburirira, maze yabisoje aragaruka. Niyo mpamvu tugiye kuganira kuri iki kiganiro tugihuza n'ubuzima busanzwe. Ese muri Bibiliya biba bimeze bite, ndetse iwacu cyangwa muri karitsiye dutuyemo babyifashe bite? Ubukene ni ikintu kijya cyakumugaba ijambo, kikamusuzuguza mu bandi bagabo, ndetse atambutse hose n'abantu bose bakamufataho ijambo. Ariko ubukene ni ikindi kintu gituma umuntu ahabwa ijambo, ku buryo ashobora no kugenda muri karitsiye runaka akayimura yose kandi bakamwubaha. Umukene ashobora kuba yahindura byinshi muri guverinoma bigakunda, ariko umukire yaba afite ijambo, yaba afite imbaraga zingana ute, iyo ari umukene aba ari umukene nyine. Nta jambo agira muri sosiyete ndetse no mu muryango ntaryo agira. Umukene iyo agiye gusaba igitekerezo cyangwa bari gutanga ibitekerezo, we nta gitekerezo agira, kubera yuko bose baba bamubonyemo inzara, bavuga yuko umushonje nta gitekerezo agira. Ariko umukene niyo nta bwenge yaba agira cyangwa afite ubumenyi afite, bamenya yuko ibyo bintu avuze ari ukuri kandi bakabigenderaho. Niyo mpamvu babwiye ngo umukire ashobora guhindura byinshi muri guverinoma, ariko umukene guhindura ibintu muri guverinoma byamugora. Sinzi nimba muri kubyumva neza. Uyu mugabo yari afite umugore umeze neza, kandi namwe murabibona, namwe mwabibonye, mwarebye igice cyatambutse mwabibonye. Yaje kubaho mu buzima bukennye. Nawe utekereze gushaka ukamara imyaka 2 we n'umugore mudakora kandi mukeneye kurya, muba mu nzu ya kode. Nk'uko wabyiboneye, iyi nzu tuyibariye mu mafaranga make, tukavuga ngo yabiri mu gaciro kangahe, twayishyira mu mafaranga hagati y'400 n'ibihumbi 600. Nawe utekereze kumara iyo myaka 2 nta kazi ufite kandi iyo nzu ikodeshwa. Amafaranga waba ukoresha waba yakura hehe? Sibyo guteka imitwe no guhotsa inkoki. maze imitwe yamara gushya cyangwa yaba imaze kubapfubana bikababera ibibazo.
uko umwanda cyangwa kumwishe bari bagiye kumwohereza hanze y'inzu bamwirukane, ariko Imana itabura ikigira imwoherereza umuntu. Uyu muntu nawe ariko ntabwo twamwizera, kuko uyu ni umutego yateze uno mugabo, kubera ko nyuma y'uko umugabo agiye yahise aza mu rugo rwe yatangiye kujya abwira umugore ibintu. Ese wowe iyo ubirebye ubona ko uno mugabo koko yapfuye? Icyo nzi cyo neza tubirebye tunikura gusesengura, uko nguko ni ukubeshya, ni ukugira ngo uno mugabo yinjire mu rugo rw'abandi. Wowe nawe ufite ukuntu uri kubyumva, uduhe igitekerezo cyawe kugira ngo tumenye ukuntu tugenda tunaganira neza kugira ngo ibintu tubyumve kimwe. Uyu mugabo rero umaze imyaka 2 ari umushomeri, noneho byari bimugoye. Nawe utekereze kuba waba utetse gaze yawe ikagushirana, nta makara ufite ndetse nta n'ingo ufite, kandi ibyo wari uteretseho bitarashya. Biba bisobanuye ko ibyo bintu ugomba kubihekenya cyangwa ubyiburira nyine, kuko nimba byagejemwo umuriro ikiba kigiye kuba nuko biba bigiye gupfuba. Kandi nabwo ugasanga hari ibiryo ushobora guteka byamara gupfuba ntube wanabirya. Ndabizi neza aho abantu muri kubyumva neza, kubera yuko aho iwawe byakubayeho cyangwa uzi umuntu bwabayeho. Nyuma y'ibyo ngibyo haje umuntu wemerera kumwishyurira, ariko uburangare atageze, burya inzara igikunda gukoresha abantu benshi cyane ubusa, ikabakoresha amakosa. Umugani umwe wo mu Cyongereza uravuga ati, reka tuhire mu Kinyarwanda kugira ngo tubyumve neza, ngo amabura kindi yatumye y'umugabo yiba ibiryo. Ni ukuvuga ngo n'umugabo bitewe n'amezi yari amaze ari umukene cyangwa nta kazi afite, ari umushomeri, kandi yaradepoje ahantu hatandukanye, yarize afite ibyangombwa byose bishoboka byo gukora akazi nk'umukozi mwiza cyangwa nk'umuntu ufite ubuhanga bukomeye cyane. Hari umugabo umwe wabaga umureba, ariko si ukumureba gusa, yabaga ari gutera imibare y'urugo rwiwe, kuko uno mugabo amurusha imitungo. Ntabwo twavuga ngo ni imitungo yiwe yashakaga, ahubwo ari gushaka umutungo nyamukuru Imana yamwihereye, ari we mugore wiwe, ashaka kuba yabutandukanya, ariko akaba yarabuze ukuntu abatandukanya bitewe nuko umugore n'umugabo bakundanaga urukundo rukomeye. Ariko inzara yaje kuganza umugabo, kubera ko umugabo yamaze kubona yuko ari gusuzugurika mu bantu ndetse no mu rugo, ahita afata umwanzuro wo kuba yagenda. Mu kugenda biganirije n'umugore mwabibonye ko byanze, ariko burya iteka ryose umugabo bafite umupango. Ikintu kimwe yirengagije ni ukubera yuko umugore yari yamubwiye ko agiye kubanza gusenga amasengesho y'iminsi 3, maze umugabo abanza kumuca intege. Nyuma y'ibyo ngibyo ntiyaje kuyasenga ngo yakore, ahubwo wahise yikubita mwako kazi. Burya Satani areba cyane cyane intege nke zawe, akaba ari zizamukiraho kugira ngo agushyire hasi. Uno mugabo iyo ataba akenye ntabwo yakagombye kuba akanya turi kumva inkuru yuko yapfuye, ariko kubera ubukene bwiwe bitumye twumva inkuru yuko yapfuye, maze umugore bikamubera sheke. Utekereze nimba umugore yarize kubera ko umugabo yagiye, none hagiye kurira amarira ngana iki, none amaze kwakira inkuru yuko umugabo yapfuye. Nta gihe cyari gishize n'umugabo agiye, kuko ntabwo batubwiye ko amaze umwaka cyangwa amezi, ahubwo batubwiye ko ari twabonye ko ari igihe gito cyane cyari gishize umugabo agiye, maze urupfu rwe ruba ruraje. Ikindi kigaragara ko yuko n'umugabo ari kubeshya, ubwo tugiye kureba impamvu yatuma n'umugabo abeshya, turebe n'ibintu byose ari kubeshya bimugaragaza ko ari kubeshya. Icya mbere cy'uko n'umugabo ari umuhemu nuko yabwiye umugabo ko agomba kumwishyurira. Ntabwo turamenya itandukanye, ntabwo turamenya isano ry'aba bantu. Tumenye isano ry'uno musaza cyangwa nimba ari n'umusore cyangwa nimba ari umugabo, tumenye isano afitanye n'uno muryango. Ubwo twamaze kwiyumvira ko umukobwa avuka i Burundi, uko byaba kose umugabo yavukaga mu Rwanda. Umugabo rero amaze kwigendera, inkuru tumaze kumva ko y'urupfu, ikintu kitubwira ko uno mugabo ari ibintu yapanze. Yabanje guhereza umugabo amafaranga yishyura amadeni yose. Bari batubwiye yuko yari amaze amezi menshi cyane arenga 6 atishyura, kandi nzi nimba yishyura amafaranga ari aho ngaho, ninde muntu utari papa wawe, utari mukuru wawe, dore ko nabiki gihe batabikora, wafata amafaranga ari hejuru ya miliyoni akayagutangira ku nzu ndetse akagukorera stoke n'ibindi bintu bitandukanye, agakomeza kubikora mu rugo. Ni iki yaba ari gukora? Sibyo ko yaba ari gukora ibintu nk'umugabo nyine nk'ugo rwo kugira ngo abone ukuntu arwinjirira. Ikindi yakagombye icyo yakoze cyo nuko yafashe umugabo akamwica cyangwa akamwicisha, cyangwa akamujyana hanze y'igihugu, kubera yuko umugabo ari hanze y'igihugu mu kazi, akaba yamubitse ko yapfuye kandi atanapfuye. Ese ibyo ngibyo bihurira he na Bibiliya? Bibiliya itubwira umugabo umwe uri kugendagenda hejuru y'inzu, maze arebye hasi abona umugore uri koga, maze aramubenguka, aramubaza ngo uriya mugore n'uwo kandi baramubwira ngo uriya n'umugore wa Uriya.
Uriya kandi akaba ari umwe mu ngabo zawe. Rero ubundi byari bihagije kumubwira ngo ni Uriya, ariko bageretse ako kantu ko mu ngabo zawe, kubera yuko amaramutse amufashe nta kintu yamutwara, Uriya nta kintu yavuga. Nuko aramuhamagaza, turavuga umwami Dawidi. Amaze kumugeza mu rugo, ibyo bakoze murabizi, byaje kuvamo n'umwana, ariko uwo mwana ntabwo yabayeho. Nicyo cyatumye Imana yereza umukozi wayo Natani. Amaze kugira muri urwo rugo, ibyo yavuze murabizi, ntabwo tugiye kubisobanura bitewe n'uko aka kanya turacyasobanura ukuntu Dawidi yajyanye umugore w'abandi yitwaje ko ari umwami. Uyu nawe yitwaje ko ari umukire, ajyana umugabo aramwohereza ishyanga. Amaze kumugezayo ahita yinjira urugo rwe gutyo kugira ngo atsindire umugore we. Bitewe n'uko n'umugore yihangana cyangwa ari umuntu usenga, ntabwo tuzi neza nimba aza kubona imbaraga, ariko uko byasa kose uno mugabo icyo agiye gutekereza cyangwa icyo agiye gukora ni ikintu kibi, ntabwo ari icyiza. Icya kabiri gitumye tuvuga yuko abeshya, ubundi iyo umuntu aguye hanze y'igihugu, ambasade iragenda igafata uwo murambi ikawohereza, maze umuryango ugashaka udufaranga duke yifasha, bakamuzana ku butaka bwamubyaye maze bakamushyingura. None bari kuvuga ngo ni process, kandi amaze iminsi apfuye. Ikindi kintu kigaragaza ko uno mugabo ari kubeshya ni ukubera ukuntu ari kugenda yita ku mugore w'abandi. Ubundi ko yari yavuze ko asigira umugabo sitoke akamwishyura n'amadeni, ntabwo yigeze avugamo ijambo ryo kuba bazamwishyura. Niyo mpamvu nababwiye ngo nta muntu wagutagira amafaranga ari hejuru ya miliyoni ngo ukemuze ibibazo byawe byose, numara kubikemura n'iki wowe wazungukira. Nihe yakungukira wowe uri kubibona. Niyo mpamvu twashyizeho ku section ya comment. Rero ibi bintu byose tubona muri ino si ni ibintu byaremwe n'Imana, kandi yagiye turemera ibihe byacu. Ahubwo ibihe byacu tubyitwara mute? Aka kanya ushobora kubyuka ugasanga uri umumiliyoneri, ariko ejo waryama ugasanga uri umutindi nyakurya. Ibyo ni ibintu tuzi ko kubera yuko umuhanga yaranditse ngo ubuzima ni nk'inzoka yuriye umurizo, kuko aho yatangiriye niho usoreza. Ako kantu nizere ko muri kukumva. Mu gihe uno mumama cyangwa uyu mugore yagiye kugisha inama mugenzi we yamubwiye ko nta wundi nta yandi mahitamo, ariko iteka ryose tuvuga yuko nta mahitamo, ariko duhorana amahitamo arenze rimwe, kandi arenze abiri, arenze n'atatu. Yego n'umugabo nta kazi yari afite, ariko ntabwo yakagombye kuba ari ibi ngibi bigiye kumubaho aka kanya. Ntabwo batekereje kabiri. Kimwe cyo kuba yari yamaze kwiheba, avuga yuko Imana yamwibagiwe itakimwibuka. Ikindi kintu kigaragara ko ibi bintu bishobora kuvamo ikintu kibi gikomeye cyane, nuko filimi yacu bayita umutima ujenjaguritse cyangwa urukundo rubabaje. Utekereza n'imbaraga kintu no mugabo, uwo mugabo akazasanga umugurwa rwe rwararwinjiriwe n'undi mugabo, bizagenda bite noneho wa wundi w'inshuti yiwe wamubwiye ngo ujya hanze, akamuheza hanze kugira ngo yisanzure. Ngereka mabwire ngo iki kiganiro nanga gisoreje. Reba neza muri wakoze subscribe n'umutwe utarayikoreye kure kugira tuzakomeze tubane mu bindi biganiro. Iyo naho gabutaha.